Mfashe akanya gatoya ko kuvuga hejuru ya Muzehe Revera Simon, Muzehe Sebitereko, umubyeyi wadukundaga cyane. Tugiranye imyaka icumi tuvugana umunsi ku munsi. Yari umujyanama mwiza, yari umujyanama wanje cyane, yari umuntu unshigikira cyane, yampaga kuraje iyo twarangizaga amateraniro, yampaga audio cyangwa agahamagara tukavugana mu gitondo. Mubyeyi ntituzakwibagirwa, inama yawe, urukundo wagaragaje, waradukundaga. Ntabwo tuzigera n'umunsi n'umwe twibagirwa ineza, urukundo wadukunze iyi myaka yose, umunsi ku munsi kuduheza kuraje, utubwira ati bana banje nimukomerezaho, bana banje nimukomerezaho, bana banje nimukomerezaho. Ndibuka mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka turimwo, twari dufite gahunda yo kuzoja muri Afurika. Ndamuhamagara ndamubwira ati papa, ndumva ko nifuza ko tuzagenda kureba Revera Shiramurondanye. Arambwira ati ico gitekerezo watekereje Imana niyo yakuvugiyemo, ndagutegereje, uzaze nurara washitse duhite dufate imodoka tugende twicarane na Muzehe Revera Shiramurondanye, mubona hano ku ifoto, tuganira ko turi batatu, tugukore mu biganza, tugusengere, tugusigire umugisha. Tubipanga gutyo, ntegura n'imodokari muri Afurika. Hari umushumba nahamagaye muri Afurika, Pasiteri Rugazura, Revera Rugazura. Ndamubwira ati nituza aho ngaho tuzahita tugenda dufate Muzehe tugende kuja gusura Revera. Nyuma yabwo ntabwo twagiye. Tumaze kutagenda ndamubwira, arababara cyane, naje ndababara pe, ariko arambwira ati mwana wanje wibabara, tuzabonana, turabyakira. Ngo aje kuba ku wa mbere arampamagara ati mwana wanje uri hehe? Ndamubwira ati ndahantu, reka nsohoke tuvugane. Ndasohotse ndamuhamagaye, arambwira ati mwana wanje Aimable, naragwaye, naje Nairobi kwivuza, turi kumwe na Dr Lazare na mugenzi we, bafashe inzu, ndi hano mu bitaro ariko baraprosesinga uko bamvuza, ariko uzaze tubonane dore ko turagenda. Audio mwarayumvise. Nuko turavugana byinshi, twavuganye kuri telefone, turasezerana, ariko dusezerana tuvuganye ko tuzosubira tukavugana. Ngo buce dutangira guhana audio, tumuheza audio aradusubiza. Yari umubyeyi wacu, yari umubyeyi wadukundaga. Ntabwo tuzibagirwa neza watugiriye, ntabwo tuzibagirwa inama watugiriye. Nagiraga groupe nje nawe n'umubyeyi wundi uri muri Amerika, Mudogo, groupe urubuga ko turi batatu. Ibi byose ni urukundo yagaragaje rwo kunshigikira, ambwira ngo mwana waje komerezaho, muracafite imbaraga, mukorera Imana mugifite imbaraga. Uyu munsi wa none akaba yadusize. Ndihanganisha Muzehe wundi usigaye, Muzehe Shira Revera, komere cyane papa, komere. Ineza yanyu, urukundo mwatugaragarije, uko tuvugana nawe, ukomere cyane. Ndakwihanganishije, ukomere.
ubushize kandi Revera Noah Mudagiri yaradusize kandi twabanaga nawe muri Nibature ndayihanganishije. Dutakaje abagabo b'intwari, abashumba beza baduhuguraga amagambo yo kubaka umurimo w'Imana. Ababyeyi bombi bari abajanama banje ba bugufi, bari abajanama twavuganaga umunsi ku munsi. Ndibuka Revera Mudagiri amaze kugwara yarampamagaye ambwira ko haribwa agiye kwipimisha bashika basanga iriya ngwara nyine niyo bamutoyemo. Aragaruka arambwira ati nagwaye mwana wanje, nagwaye ariko musengere. Dufata ibihe byo kubana nawe dusenga agaterana. Umunsi yajaga kuja muri Amerika, ageze ku kibuga i Kanombe arampamagara ati mwana wanje ubungeza ku kibuga nge kuri indege ariko musengere tuzosubire tubonana. Twafashe ibihe byo gusenga, aragenda muri Amerika kuko mwabibonye iminsi yagizeyo. Turashimira abantu bo muri Mene, Mushumba Libe, Papa Pastor Manase, Papa Fifi. Revera yambwiye amakuru yanyu, mwabaye intangarugero kumwitaho cyane. Imana ibahe imigisha. Nzahora mbivuga kubera kuko yarabimbwiye, nzahora mbivuga ineza yanyu, nzahora nirata kuko yarabimbwiye. Revera yambwiye amakuru maremare cyane ukuntu mwamwitayeho. Ahari araruhutse. Ndihanganisha Nibature dutakaje ababyeyi, dutakaje biblioteke, dutakaje ababyeyi b'intwari, dutakaje ababyeyi badukundaga, abajanama banje, abajanama b'uyu murimo wa Nibature Imana yaduhaye. Bashumba mukomere. Turihanganisha Revera usigaye Papa Moise, turihanganisha Seretanda Muzehe Bitebete Rusingizwa, mukomere cyane. Izi ni promosiyo zanyu uko kose mwabanaga mwareka urungano, ariko mwe musigaye turi kumwe kandi aba bose turabana muri uyu murimo wa Nibature Imana yaduhaye. Tubahaye Paul, Revera Papa Moise, Muzehe Onesimo, mukomere cyane. Muzehe Seretanda uri mu Minembwe, komere cyane. Muzehe undi Revera Sira nanone tuguhaye Paul muvyeyi, komere cyane. Watakaje kolege wawe, watakaje inshuti yawe, tutaraza kukureba kuko yari yabimbwe ngo tuza kukureba turi batatu twicarane tuganire, ariko azamuwe mbere yawe. Imana ya Isiraheli ibaheze kuramba, Imana ya Isiraheli ibakomeze mwe mukiriho, kandi tugume tubane, mugume mutube hafi, mugume mutugire inama, tugume dusenga Imana ibatize ubuzima. Turabashimiye kandi tubaheza pole ku basizwe. Tubahe pole muryango wa Dr. Lazare, mukomere cyane. Nibature yose muri rusange, mukecuru wasizwe, turabaza ngo mukomere cyane. Inshuti za Revera, ababyeyi ba Mamudogo basenganaga, ba mama basenganaga, babanye igihe cy'inganji, yarabimbwiraga umunsi ku munsi. Yigeze kumpamagara ngo nimwohereze umuntu ampe amateka. Nohereza umuntu, baragenda baraganira, afata kamera amuheza amateka. Ejo bundi ngo tuganira aranibutsa ngo ese zambitegara cyane. Twagukundaga, wari umubyeyi wacu, wadukundaga, watuvugishaga buri gitondo ukatuvugisha. Imana iguhe iruhuko ridashira. Tuzahora twibuka ineza yawe, tuzahora twibuka urukundo watugaragarije. Nta munsi n'umwe tuzakwibagirwa, tuzagoza ku mitima, kandi natwe tuzirikana ineza yawe. Tuzagara ikirenge mu cawe kuko watubwiraga, kuko impanuro yawe turayumva kandi turayizirikana. Tugira amahoro kandi twese dukomere twihangane, aheza ari mu ijuru.